Abaratini nabo baraje babishyira mu byo twakita nka maxime cyangwa ni nka kwa kundi tuvuga nk'imigani imigenurano, bagira bati primo mandukare deinde filosofare. Nukuvuga ngo mandukare nukuvuga ni manger, nukuvuga ngo premièrement il faut manger, deuxièmement il faut philosopher. Autrement dit nukuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye gutekereza neza cyangwa gukora filozofiya ushonje. Irifoke rero ugomba kurya igitoki nka kiriya kirimo no mushinga wanjye, noneho nyuma ukajya wabona gutekereza neza cyangwa gukora filozofiya yimbitse cyangwa ifite umwimerere. Kuvuga ngo filozofi iva mu nda. Hoya ntabwo ari uko filozofiya iva mu nda, ahubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wabasha gutekereza neza ushonje. Turabasuje kandi tubifurije byiza. Nyine nitwa Kimana Ernest, yo yitwaye Haho TV. Tugiye kuganira ku iterambere ry'ubuhinzi. Ubuhinzi bwagiye butera imbere gute? Mu gihe cyashize twari dufite insina zitandukanye, tugiye kugana mu rutoki. Turi kumwe n'umwe mu bahanga ndetse akaba n'umufilozofe ndetse wegeze unasogongera ku buhinzi. Atubwira ubu buhinzi bw'ibitoki birenze uko bingana. Tubonye n'igitoki gishobora kuba cyapa ibiro 70. N'ubundi Valence uratangira twibwira. Yewe senade bakona recording utari gutera. Murakoze cyane. Nkuko mwabivuze nitwa Valence Uwimana, bakunda kunyita filozofe. Murakoze cyane. Nitwa Valence Uwimana, nkabandi umufilozofe. Rero imitekerereze ya muntu ntaho itandukanira no gutekereza cyangwa gutekerereza muntu icyamuteza imbere. Nkuko rero umunyamakuru atangiye bitubwira, ntabwo natekereje ku muntu gusa, ahubwo natekereje no ku cyamuteza imbere, by'umwihariko mu mushinga w'ubuhinzi bwa kijyambere. Ubuhinzi bwa kijyambere, kuki umuntu abyita ubuhinzi bwa kijyambere? Biterwa n'iki? Biba bimeze bite? Murakoze cyane. Tubwita ubuhinzi bwa kijyambere kuko ni ubuhinzi bushobora kuba bwagufasha kuba wakitunga cyangwa wasarura umusaruro ukagutungira urugo cyangwa ukagutunga ubwawe ndetse ugasagurira n'amasoko, kandi bidasabye ubuso bunini. Ngira ngo murabizi neza yuko igihugu cyacu gifite ubuso buto, niyo mpamvu rero hagomba kubaho uburyo bwose bushoboka bwo kuba umuntu ubutaka butoya afite yabubyaza umusaruro kugira ngo abashe gutunga umuryango we no kwitunga ubwe, maze akanasagurira n'isoko. Muri filozofi hari amaprincipe abivuga? Murakoze cyane. Muri filozofi rero, nkuko filozofiya ari imitekerereze ya muntu, ntabwo watekereza ku muntu utarebye ibintu byangombwa kugira ngo umuntu abeho. Mw'ibyo bintu rero byangombwa kugira ngo umuntu abeho anabashe no gutekereza neza, nuko aba ateye imbere. Ngira ngo umuntu yaraye ubusa cyangwa umuntu adafite icyo kwambara cyangwa umuntu adafite aho kuba, nkuko tubizi neza uriya mugabo w'umuhanga witwa Maslow yagiye abigaragaza yerekana amapiramide de besoin, yashyiragamo amasherita aho kuba, agashyiramo ibiribwa, agashyiramo n'ibyo kwambara. Ibyo ngibyo byose rero biraza bigakenerwa amafaranga yo kugira ngo abigure. Rero ayo mafaranga ngewe nkuko musanze hano nk'uyu mushinga, nagiye mbona yuko nayakura mu buhinzi bwa kijyambere. Harimo n'ibitoki bishobora kuba byapimwa n'ibiro 50-60. Yego niko bimeze. Muruzi yuko uno ni umushinga w'ubuhinzi bw'urutoki. Ni ukuvuga ngo namwe murabyibonera, hano harimo ibitoki bikomeye cyangwa byeze bitewe n'uko abantu bagenda babikoresha mu ndimi zitandukanye z'agace runaka. Muruzi yuko harimo n'ibindi by'imyano bigiye kwera, ndetse harimo n'amateke. Ni ukuvuga ngo nka bino bitoki
iyo umuntu agerageje kuzana nk'abashoramari bakabigura, umuntu aba ashobora gukemura bya bibazo navuze haruguru. Rero bino bishobora kuza nyine bigatuma umuntu abasha kubaho kandi neza, noneho akabasha no gukora ya filozofiya, akabasha no gutekereza neza byimbitse, bitewe n'uko ibibazo byiwe mu buzima bwiwe bwa buri munsi byabashije gukemuka. Byabashije gukemuka. Bavanze izihe nsina? Murakoze cyane. Rero ahangaha rero uno mushinga w'ubuhinzi, izi nsina muruzi zimeze gutya zifite bino bitoki zitwa fiya. Ni ukuvuga rero hari n'ubundi bwoko bwitwa za poyo. Ni ukuvuga rero nk'uko tubizi, nawe uri umunyarwanda, mu muco nyarwanda, ariko hataraza buno buhinzi bwa kijyambere, twagiraga insina zigiye zitandukanye. Twagiraga inzirabahima, tukagira ibyo twitaga ibisukari, tukagira imishaba, tukagira za barabeshya, tukagira za mapfunsi, mbega na za kanuka. Ni insina nyinshi namwe murabizi nk'abanyamakuru twagiraga. Rero ni ukuvuga ngo rero nyuma yo gushaka yuko umunyarwanda agomba kuzajya abona umusaruro uhagije, akabasha kwitunga, akabasha gutunga umuryango we, ndetse akanasagurira n'amasoko, hagiye habaho ikintu cyo kugenda umuntu ahuza insina zigiye zitandukanye. Nk'ubu nk'ino fiya, wenda sindi expert cyane mu bintu bijyanye n'ubuhinzi, ariko ubona yuko hariho akantu k'agasanira k'ibyo twitaga umushaba, hakazamo noneho n'ibyo twitaga goromisheri, noneho hakazamo n'icyo twitaga ikingurube. ngira ngo ikingurube murabizi ni ya nsina n'ubundi yari ngufiya, nk'iyi ngiyi yeraga igitoki, ya nsina yanaga ari ngufiya cyane. Rero no kuvuga nayo makuru wazoma baba bagiye bakora, cyangwa nibyo ngibyo baba bahuje, noneho bikagenda bitanga izi nsina zitanga umusaruro nyine nko namwe mubonesha amaso yanyu. Ubu se ibivangwa ry'izo nsina zitandukanye biri guhaza abantu mu biribwa? Murakoze cyane. Burya ikintu cyose cy'iterambere, cyangwa ikintu cyose kije kikaba cyakorerwa muri laboratoire, rimwe na rimwe burya kigenda kizana ibibazo. Ni ukuvuga ngo nk'uyu mushinga w'izi nsina, uretse yuko wenda njye nagiriwe ubuntu, wenda bitewe n'uburyo mbasha kubungabunga, ariko hari ahandi ugenda usanga haza indwara twita kirabiranya. Ngira ngo mujya mubona ni kuriya insina iza igatangira kuma ano makoma. Yego, ariko ni ukuvuga ngo abantu bose babashije gushaka abantu babizi, abagronome, noneho bakabasha no kubahiriza inama abajyanama b'ubuhinzi bagenda babahereza. Ni ukuvuga ngo uyu mushinga rwose wabasha guhaza isoko. Ngira ngo muruzi yuko ahangaha nk'ubu ngubu ugiye kureba nateye insina zitagira no muri 20, ariko ngira ngo muruzi ibitoki mfite hano. Rero wabikoze neza ukabikora ku buryo bwa kinyamwuga, ku buryo bwa gihanga, ngira ngo uyu mushinga cyangwa ubu buryo bwo kugenda umuntu atubura ibihingwa byabasha gutunga umuryango cyangwa guhaza n'amasoko. Guhaza n'amasoko, wabona nk'igitoki cy'umuntu 20? Yego, bitewe n'uburyo insina uba wagiye uyibungabunga. Nabwo ntabwo twabura kuvuga yuko bishobora guterwa nabwo n'ubutaka, sibyo? Ni ukuvuga ngo hari igihe igitoki rwose ushobora kuza ukakigurisha ibihumbi 20, kuko ngira ngo nk'ubu ngubu murabiruzi, nk'ubu bino bitoki dukunda kubigurirwa zino za fiya, habamo iz'inyamunyo n'iz'amazizi. Ni ukuvuga iz'inyamunyo nk'abantu bafite ubukwe bakunda kubikoresha. Noneho n'abano bantu baba hari n'ukuntu bano bantu baba bacuruza inyama z'amatungo y'ingurube bakunda kuyikoresha. Niba intete imwe bayigurisha nk'inote y'100, ngira ngo nk'iyi ngiyi mubuzi yuko insina ishobora nko kuza ikana igitoki gifite n'intete n'igihumbi. Ubwo ngubwo rero urumva yuko ibihumbi 20 ruba ruruca abana rwose. Ubu ngubu muri rusange urutoki rwatunga umuntu?
murakoze cyane. Urutoki rwatunga umuntu. Ni ukuvuga ngo uretse n'ubu buryo bw'izi nsina za fiya, ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu ushobora kuza noneho ukaba wazinga ku buso bunini. Ngira ngo murabizi neza yuko ubundi iyo tuvuze ngo umuntu ni umuhinzi, ubundi bita umuntu umuhinzi ari uko nibura umushinga w'ubuhinzi awukorera ku buso nibura bwa hegitari. Ngira ngo namwe mutekereze neza aka kantu muruzi uko hano hantu ntabwo ari hanini cyane, ni ugushyika iri epfo kwariya mazu. Mutekereze noneho nk'umushinga nk'uyu nguyu mukize kuri hegitari, byaba ari ibintu byiza cyane. Icyo gihe rero iyo ufashe umushinga nk'uyu nguyu w'ubuhinzi ukawushyira kuri hegitari, icyo gihe uragenda ukajya gushaka amasoko mu nganda, kuko izi nsina cyangwa ibi bitoki bivamo inzoga za kinyarwanda, mujya mwumva izo bita za fiya banana ndetse n'izindi. Noneho hari nk'aho ujya wumva bita muri Vunga, hari amachipusi ateye mujya munabyumva babyamamaza kuri radiyo, by'umwihariko radiyo Rwanda, bagakuramo icyo twita amira chipusi. Ni ukuvuga ngo buriya igitoki buriya kinagira n'umwihariko, nta sukari nyinshi cyane ibamo ugereranyije n'ibyo birayi ndetse n'ibindi. Ubwo ngubwo rero icyo gihe niba izo nganda zikora amira chipusi, ni ukuvuga ngo chips ni ukuvuga ngo ni amafiriti nyine bya bindi ubundi tumenyera amafiriti yo mu birayi. Yego, ni ukuvuga ngo rero wagenda ugasinyana amasezerano nabo, none ugasanga bagiye bagwereza amafaranga menshi cyane, ku buryo ushobora no kugenda uyu mushinga ukajya mu bigo by'imari, noneho bakaba bagutiza amafaranga kugira ngo wagure umushinga. Ni iki rero ubwira abahinzi n'abantu bashaka kujya mu buhinzi? Murakoze cyane. Ngewe icyo nasaba abahinzi, mu by'ukuri mu Rwanda twagakwiriye kugira imyumvire imwe ku kijyanye n'ubuhinzi. Ubuhinzi mu by'ukuri iyo ubukoze ari nka mizoma cyangwa ari nk'ibintu byo kugira ngo wishimishe nk'uko mu muco nyarwanda dusanzwe tubikora, nta hantu bwakugeza. Ngira ngo nk'ubu ngubu iyo ugiye mu giturage usanga umuntu yaraje akavuga ngo ntabwo ngiye nshobora kuza ngo nkoreshe tubura. Icyo gihe rero nawe ibyo uzasarura bizagufasha nyine kugira ngo uzajye ubirya gusa, ntabwo uzabasha kuba wabasha no gusagurira amasoko. Kandi mu by'ukuri iyo urebye mu Rwanda dufite ubutaka butoya, ngira ngo nacyo kintu bakunda kutubwira ngo tugerageze gukora ikintu cyo guhuza ubutaka cyangwa icyo twakita land consolidation. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kubungabunga ubutaka butoya dufite kugira ngo tubashe kububyaza umusaruro. Ubwo tugomba gukoresha za fumbire mvaruganda, noneho ndetse tukanareba n'imbuto nyayo ijyanye n'ubutaka noneho dufite, kugira ngo tuzabashe gutera imbere. Sino wazasanga nyine turi gukora ubuhinzi butari ubwa kinyamwuga kandi ntacyo bwatugezaho.